rero ngana ku musozo ndagira ngo turebe iki gisubizo Imana yatanze, hanyuma turebe kuri iki kibazo cy'umuntu. Ari kihe kibazo cy'uko umuntu avuka atandukanijwe n'Imana, avuka yiyobagiza, avuka muri we afite ubumuga bwo kuba atabasha kuzuza amategeko y'Imana. Bavandimwe, Pawulo we yaravuze byamurenze, aravuga ngo muri njye, ni ukuvuga muri njye w'imbere, njyewe nk'umuntu nta cyiza kimbamo. Mutekereze ni ukuri. Kandi Imana irashaka ko wowe wese kuva mu bworo bw'ibirenge kugeza upfuye uri ubwiza gusa. None wati muri njye nta cyiza kimbamo. Reka nsome mwumve Abaroma 7:18. Aravuga ngo ariko ubwo muri ibyo ndashaka nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho sijya ubu nyibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo, ni icyaha kimwaritsemo, cyatwitiyemo, cyagize amagi yacyo. 18. Nzi yuko muri jye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora ntabwo. Hari abajya rero bihisha inyuma y'igihuru kivuga ngo yabivugaga atarizera. Ariko uyu muzi wari we, uyu ni apostle. None ko birivuga ngo mu muntu utarizera ntashobora no kugira kwifuza iby'Imana ishaka. Mu itangiriro 6 bavuga gute? Aravuga ngo kwifuza k'umwana w'umuntu ni kubuhere mu bwana bwe. None ni gute bavuga ngo ni ibi Paul yabyanditse atarizera, ngo yivugaga atarizera bite kandi arimo avuga ko yifuza ibyiza bikamunana kubikora? Ndetse hepfo avuga ko Imana izazimukiza kubera Kristo Yesu. Yari yaramaze gukizwa, arimo asubiza ikibazo cy'abana b'Imana bavuga ngo mu Baroma 6 ko bavuze ngo dukora ibyaha kuko ubuntu bwabonetse ati ntibikabeho, ukatubwira ko nta byaha tugomba gukora tudatwarwa n'amategeko. None se ko twibonamo ibyaha bigende bite? Agiye gusubiza rero ikintu cyitwa fresh cyangwa indwelling sin, ubuvungukira cyangwa umucengezi. Bibiliya imaze gukiza umuntu, iyo Imana imaze gukiza umuntu, Bibiliya igaragaza ko ku ntebe y'ubwami hahagurukaho kamere yindi ya mbere, bwa busabwa bw'incira. Ariko nibushira mu muntu, bwamburwa intebe y'ubuyobozi, ariko bugahita bujya mu ishyamba, bukabunyeshyamba, bukajya bugaba ibitero sumu. Nubwo ubuyobozi bufitwe na kamere nshyashya yuko Imana yamuhaye umutima mushya amaze gukizwa, ariko ya kamere igumaho. Nibyo Paul arimo avuga. Nawe igice cya 3 Kristo arimo aganira na Nikodemu, araza aramubwira ati none se, aramubwira ati mwigisha, tuzi ko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari nawe ubasha gukora ibimenyetso by'ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu atabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Mwumve ikibazo. Kubera ko umuntu yavutse yiyobagiza akabeshya bwa mbere, kubera ko umuntu yavutse ariho umujinya w'Imana, kubera ko umuntu yavutse afite ubumara bw'inzoka muri we, nyine ububi kuri we bumeze nk'ubumara uko buba buri mu nzoka, bisaba ko Imana ifata igitabo cy'irangamimerere ikamusiba muri cya gitabo cy'ivuko ryo rya mbere, ikamubyara bwa kabiri. Ngaho rero aho ruzingiye. Ngiyo mpamvu umuntu utigisha kuvuka bwa kabiri biri kubwira abantu ngo dukizwa none ko kwizera gusa. Efeso 2:8 ntazi icyo bisobanukiwe. Dukizwa n'umuntu bivuze iki? Ese bivuze ko umwanzuro wifatira ko rero bivuga ngo tuvuka dupfuye turi mu bubata bw'irari ribi, tuyobagurika, dutwarwa n'ibyaha, umuntu yigobatora ate ya leta y'ibyaha? Ugomba guhera ukareba umuntu ukamubwira uti hari ikintu cyitwa kubyarwa ubwa kabiri, cyangwa birika cyita kuzurwa, cyangwa birika byitwa kugirwa mushya mu mwuka w'ubwenge, kuremwamo umutima mushya. Nibyo Abaheburayo 8 bavuga. Ngaho aho mutubonekera rero ni Imana ibyiyiziramo. Murabyumva bavandimwe, gukizwa no kubigenda. Gukizwa, dukizwa urubanza nuvuga ngo bwa bubi twavukanye, bwa bumara bw'incira butwuzuye, budushyiraho umujinya w'Imana kubera ko tutizera, tutayikurikira, tuvuka tuyigometseho, dutandukanyijwe nayo, twiyobagiza nk'aho turi abana beza, buri muntu wese ari indyarya. Abantu bose wenda nk'aho iwacu abantu bavuga gute? Baravuga bati ngo iyo igitutsi ni ukutagira idini, ngo nta dini agira. Nyine idini ni ikintu cyo kwirata. Buri muntu wese agaragaza nk'umwana mwiza, imfura, tuzajya gusaba mu ngo z'abantu b'imfura, ibintu byose imfura. Tubizi neza ko buri muntu muri twe ari ikirura, ariko tugakomeza tubaho ubuzima nk'aho ibyo bintu ntacyo bivuze.
narimo ushize nkana n'umumama hariya hepfo aravuga ati ubu nkanjye ko ngerageza ubu se ko n'ubumbwiye ko ndi mubi urashaka kuvuga ko nanjye meze nk'abana nabwo ngiye buri muntu wese duhuye naramenye ibyawe maze kuri ikirura arumirwa kuko Imana ntabwo ndindira ko umuntu abimbwira Imana yambwiye ikiremwa muntu ariko si nibyo nishingiraho mwireba ukuntu ndwana no gukora ibyo nifuza umutima wifuza ibindi nifuza Mana waretse nkirwa uyu munsi nta kintu na kimwe nifuje ku muntu atekereje biko umuntu ariko bikanga nibyo Paulo yavuga ngo ushaka gukora ibyiza ariko ibi bikananga imbere kugira ngo rero ugere aho ngaho utarizera aho nuko kuri Adamu ukiri nyine umwimerere hari igihe bavuga ngo umuntu wa kamere tukajya ngo ni umuntu ukora ibibi kurusha abandi oya ni umwimerere natural man wakomotse kuri nyina nta kindi ataravangirwa ngo yinjirwemo na kamere nshyashya izanwa na mwuka wera Kristo rero yabwiye Nikodemo ati ni ukuri n'ukunda kubwira yuko umuntu atabyaho ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana Nikodemo aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze Nikodemo aracyatekereza ko umuntu ari we ubikora mbese umuntu yabasha ate kubyarwa ubwa kabiri akuze aracyabyumva mu buryo bw'umubiri yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa umva ko Kristo yamusubije aramubwiye ngo Yesu aramusubije ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyaho n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka ni ukuvuga iki arambwira ati rero Nikodemo niyo wasubira mu nda ya mama ukavuka wawe ukikomoka ku mubiri ibi nkubwira ni mwuka w'Imana ubikora murabyumva bavandimwe aha rero nta nubwo nyamagara abantu ngo vaye imbere wature wakwatura ukarimbuka wabatizwa ukarimbuka wakwita uwera ukarimbuka kuko kwiyita no kuba biratandukanye ibi murambisubiramo abantu benshi bakumva no kubabuza amahoro no kubuza amahoro Zion nyine abizeye oya uwizeye by'ukuri mwibuke wabizi neza bidasubirwaho ko umutima we womotanye na Kristo ko n'ibindi byakwanga niyo yagera ku rupfu yumva atarigeze yuzuye iby'Imana ishaka ibyiringiro bye bizakomeza bivuga kuri Kristo n'ibyo yakoze ku musaraba we niyo umubwira ibyo gukora ntabwo abona ko abikora kugira ngo abone ijuru abona ko uba urimo ukangura umutima utarimo uburyarya nibyo Petero yanditse mu rwandiko rwa 2:3 Kristo rero icyo arimo avuga ni iki umuti ni uwe Imana yatanze umuti iwutanga ite yatanze umwana wa Yesu Kristo aza ku isi hano abaho nta cyaha na kimwe agira murabyumva umunsi rero umuntu abwirijwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bw'uko Kristo yabaho nta cyaha agira yarangiza agapfa azira ibyaha by'uwo muntu Imana ikaba ivuga ko uzizera ibyo ko Kristo ari we yabikoreye azabarwaho gucyanuka kwa Yesu ariko si ibyo gusa akanaremwamo umutima mushyashya murabyumva ibyo niwo muti nihuva none ndashaka kubaza tutarajya kure ibi bintu nimo mvuga ushobora kuba ubyumva cyangwa uzabyumva ukumva ni bishyashya kuri wowe icyo ukuramo ugakuramo gutongana nabyo no kuburana nabyo uzamenye ko uri umupagani uzamenye ko umujinya w'Imana ukuri ku mutwe umwana w'Imana cyangwa ugizwe umwana w'Imana ibi yabyumvisha iyo yumvishe ko hari ikintu cyitwa gucyanuka kw'Imana guheshwa abanyabyaha mu gihe bizeye yamenye ko Dawidi yavuze ngo amahirwe y'umuntu Imana ibaraho gucyanuka atabeshwe n'imirimo ye ahubwo ngo ibyaha bye bigatwikirwa mwumve namwe abisi ni iki nuguhora bakora investigation ngo barebe ibyaha by'abandi babishyire ku karubanda Imana iti uwizeye Kristo ibyaha bye biratwikirwa murabyumva nguko ko umuntu akira ya virusi Imana ikora uburyo bubiri hari indirimbo bajya baririmba ngo amaraso ya Yesu adukiza uburyo bwombi urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo imbaraga mbi gute mwuka weraza muri wowe akakubyara ubwa kabiri akakugira umuntu mushya ubwenge bwawe bugacurukuka bukareba ijuru aho uhora buhoza umutima ku isi Imana yawe arinda Imana yawe ikaba Imana yo mu ijuru bya bindi twakuye muri Adamu wa mbere Imana ikabitugobotoraho ikatubaraho gucyanuka kandi kwa Kristo tukabaho twera yego tutabyuza 100% ariko n'ubundi kujya mu ijuru kwacu kuzashingira uko witwaye kuzashingira ku kuntu Kristo yitwaye wizeye ibyo urabizi neza ubyemera kurusha uko wemera ko uri umugabo cyangwa uri umugore ni ibintu ababyeyi bawe babihakanye wakomeza ukabyemera igihugu cyose n'abitwa barokore n'abitwa bera wakomeza ukabyemera ukabipfiraho nicyo kibazo wavuga nk'abakera batubanje bavuga ngo mwami
nzaguhakwaho kubera umutima mushya bagize, niyo wamfata ukanyohereza ikuzimu, ngewe namaze kumenya agaciro ufite kubera ko wampaye kamere nshyashya. Ibyo wabivuga? Ni ikibazo tugomba kwibaza, buri muntu akagisubiza.